Gute ni fo ni ku ni pe ni bang yeze ni wage ni gripa ndabona abana domoye wala ase wo kutafata amani domeka ari kumenye gingi man je ndomekera wadaye manze numve kuntu bimeze tu hago wakumva tutakubara umuntu ewana no munyunyu uri kwereka manze fatisha ho gake ndimo ndasigiza no hii boro n'ubuneke ndagaswingingi ndikumva ndi kujya ibihaye ni fresh wa nazo zirakora fo ni ku mutima ni none se ngo bimeze iyi niyo genge wallahi ewana kabisa hapo niwezigira ubufunza bwanyu ko no mupanyiro n'ushona tamo wallahi none se urabyumva ute imiriro wallahi karimo karangiramo kakanyuguza n'iki fo uri imihanda urayumva ute ewana biri kugorana n'imisaza ariko mufitiye job ya danje atakayo kuwezi urabyumva gute solutions ni wallahi ni danje ni hatari none rero kambwire genge ta still urabisi ko turabaraye imihanda fo urabibona fo ndayona imihanda urayumva ute wallahi ni bisa still ayo ababyeyi niki kirenze ufitiye still du icyo ngomba kukubwira ni iki ngomba kwishakisha bro ewana ngiye mufitiye job ya danjanga ndabura si nk'ibyo mba nkubwira ako nyine ibintu n'ibisazi bikugorana gute rero Kemera tatwinzare igihe dore amafaranga ngo tuyajyane uri muri chat ubundi telefone yakumarira iki nakabiri mu biranye igutese ya polisi ziraturuka kujya kubwe nkangica polisi nkubita boro man kuzihagaze bakunyereza uri kumva ukuntu bimeze rero kiza cyangwa tigese wavuye muri telefone tukajyana amafaranga y'abandi birakureba ndavuga ko ari we watinze twana bawo ntangangiye nashinze ibirindo ntabwo ndi guhavuga uko bimeze kanyagana yicisha n'iki cyangwa tugutuze boro ya danje vuba nta mikino haguze stili uri kumva wetegereza gato yandaje ngiye mbanze nkura muri barashiriwe nje nakubwiye stili zanjye ni isi nizo mbafatiramo nkabaye noneho nje nkazi mama badera amafaranga ukajya kwirwa mu bujyango bwo bitura niho hahabanje umva zeto voka wiko hako mwagiye mu mabara gute wafata twara kubita mutwe mwamene wallahi n'iki cyakira akoni cyo gukubita abana b'igihano nereza ikintu cyo mbona cyoroshye kintu we mwaturetse tubwiye wanakubitwa toka we nabona nazi nuko namerewe cyane bite ko mbona ntazi byabo ndanabibwira gira toka we amafaranga y'amama baraguhanya ko nutangira kutora ibyo ngibyo amafaranga y'amama bakagira ngo nakukura n'ingoto nani kubakiriya abana we ariko uretse byana kubona n'iki wafata hose jewe twikaraga se wallahi fo hako gute twabaye tumishimu to bizunge cyane twisunge se manzi giti boro ndani ariko fatamo kimwe umva wishimye hapo ni sasa icyo cyane sinitsinda gikavaria bwo kugira ngo wanjye aka kantu harakaza umva niri
Wait. Ndabona ibikorwa ari dada. Ako sikira nawe sukuyemo gute Tubereke. Wowe ni hata. Sukuyemo gute Oya ndabivuye. je ntabwo nagenda wallahi Sukana na nje byangu komeza kwanira tena. wallahi musiba wallahi ndakora limite wallahi mshakumbanya wallahi wallahi kama sina mwalimu wallahi ibyo wallahi wallahi بس يا بس انت والله بغاني شو والله Nonsuru kujya tubigenza dutwaretse tukajya mu rugo. Nabibwira mama. Fata hano. Wagiye. Yangari mwaratuye. Mama turamubwira ko amafaranga yiwe ariye. Ntabwo ubona ko wapfunyitse utavuga ko bayiye. Nta nubwo ngenda atangira kwigumira hano. Mbese mama turamubwira ngo iki. Ntabwo badukubise ntabwo urabibona. Ni nawe watinze kuri telefone byose ndabigushyiraho. Aduhaye akazi. Ese tukunda kuduturaho inzu sha. Nta kazi se nashakaga akazi. Je nari mwe mutobora amazu ushaka kwiba nawe. Reka nze nguvunira umuheto sha. Ariko wamfasha. Amamwe nze nguvunira umuheto. Wamfashe ukamana akazi ko gukora mu rugo. Naje nguvunira umuheto. Je navira ku nzu. Ariko ushatse wamfashe Vira ku ukora rugo. imana. Je narakintu mvugana nawe. Ariko mwaka. Jana narakintu mvugana nawe wakijura. Simwe mwibaba. Jana. Ambonera. Kwirukanga cyane mwa Niwe ntabwo bizi kabisa. Ahubwo nikamerwe ndakubonye waronse. abyihoreye ntumbwire ko nanone tugiye kurya ubugari Nose nandi guhungira. nanzi ko byibuze wowe Ntabwo wakubonye nawe uri kuririmba ubugari kwese. je nawe Nangiye gushaka akazi hano hepfo none ubundi se ubu bwo busigayemo usanga bamaze mukanya. Ni nacyo ndapfa kurira. ibu nanzi ko waronse mpamvu nari nahise mvuga ati we nagiye no kurya Abakeye ntabwo bazi none uzi ko njyana nkakomanga hano hepfo no kugira ngo bananyumve cyane mfite bakanyirukanye. ese ubundi ubu ntabwo bari butwirukanye no munsi sibwo twari kwishyura inzu Bisobanurwa n'ubundi turataha none. ndabona agiye gusubira i Rusizi Ubundi wagurisha iki? umwenda wawe waboze gutyo se ninde wawugura Bisobanurwa. ubwo ari nawo guha magana abiri Kano gapantaro. aho ngaho nta kintu kirimo nshakira ahandi njye ndabona agiye kwibera umujura Wasabuze ikiyeri. Asunda ati twibera abarinzi ako si ubwoba bwawe yewe Kare. ubwoba bwawe nari mbwibagiwe Tukagenda. Wowe ndabizi wababaye sibyo? Byose ni nawe wabiteye ndabibwira mama. Byose niyo nabiteye gute njyewe ntabwo bankubise hari ubwo ari njye wabahamagaye. Reba kuzana bawe. abantu se babaye Badutwariye amafaranga ya mama. Batwara amafaranga. Abandi ntabwo batwara. bishoboka None sisita bamuvunnye. Ibihugu bifite ibyanwa by'ibikara ukuntu. ariko abantu b'i Kigali ni abagome Banamvunya akaguru. Ni abantu bwoko ki? Bameze bate? Ntabwo tubazi.
abantu b'iki gihe Sibyo nakubwiye twakisubiriye mu cyaro. gusa abajyana twiyagura hirya hariya ntuzi ubundi Harimo igifite ubwanwa. Mfite ibyanwa byinshi hasi wambaye na telefone yanjye n'igikapu byose Abantu rero turabafasha gute? uragenda gute se wa Bira ni wowe mukuru. hasi muteye hano hasi mama yaranduye ngo tumujyanire amafaranga None se bose bayatwaye nta namwe basigaye. nta n'ikintu badusiga Abantu tubafashe ute? njye kubareba abantu se agende mu baturebere mutuzanire amafaranga Baciye bagenda se baciye. Bazamutsa. nibwo bakigenda se Kanywere. Twe tugenda hari igihugu twawe gifite ibyana. Bone bakiri basanga ari wa wundi atiye turebe ko wenda hari ikintu Bone twabona tubabona nari ubwo turaza tubabwira. ntacyo ubwo niba mutuje akatugenda turebe ko twabona nta kibazo Wabonye ko Kigali nta mikino. Ndazimba umusambi wanjye nsubire mu rugo. ntabura ubwenge ujye mu cyaro none wari ufite isi Mbabarira. oya wasize iki mu cyaro Genda subirayo. cyangwa ndemera jyanga Wagiraga gutyo ukirira n'ibivoka. Ahangaha agenda wandika. byakwereka ese umuntu nta mafaranga Genda ajya kuragira. kugira ngo mbe nahandaga Niyo rwose ndasubira kuragira. none se nahirutse ngiye nkubwira ati ndigendeye nabonaga biriya pepe rero byane katakurandagaga wallahi nawe bagutayemo yewe none se nawe nuko se nje wallahi naguze ibintu byambayeho wallahi Atikise. mwana namukwimu nangiye gushyiramo wallahi baba bamfashe bamwita ikintu cyo mu gatuza tabeza ariko wallahi numva nangiye gutwingana na mfite boro mani nyinshi nazitaye wallahi wa musigo wanjye uri hehe wari utaza n'imikino ntabwo imizigo zose zirimo ahangaha kwica papa wanjye imizigo zose ziri umva se shaka wene yego ikibazo zirimo hano ndayishaka nyine iboneshe bana ndayishaka nayo fone akoze fone zirakoze fone mahano hangaha harimo nini iyi ngiyi baraduha 500 wari iyi ngiyi na iPhone iPhone 5 14 iyi ni 5 14 14 urabizi yes nabonye kapasite zayo akoze kuri iki ntagari man uretse ndaza kurukwereka cyangwa cyane none zipinda rimo hano nze mbanze nkwereke mu makeje aya siyo make yanyu muzi se cyasa wallahi yanga cyose mwereka yanuze hari igihe cy'ubyangu ngenda kubeshya man cyane ibone pa stiri turaza kubera imizigo yose nanga harimo amakariso wallahi akariso se n'imyenda zose zirimo zireza boro zanjye ahambere ariko zose kushaka kuzigirizayo wallahi ntabwo mbwira ikibazo hari hepfo wahuye na jewe zibintu bankoreye ni bimeze natangiye gufungura imashini ngiye gukubitamo imiza nagize ngo wacometsemo babisha bahise bandaburiza wallahi ariko wabuze gatoya ariko nzashurira wallahi utambwira ko utacometse bankubise nzamuka neza nanyogosha byambabaza we nabyuze kiriya cyana bagihereje ababyihorere wallahi gakiriya iyo kitantera katapara se shahu sera kugihari ariko wowe watuboye ndabibona wallahi uko nabona natoboje ko cyakinjanye nanjye ngiye muri ibingi nkubita none mbona cyamwe ariko naho ngaho bunengushye kabisa uramwana rwose ari nkuriya wawe ibyo byo kumwanga nagutenguse n'iki tuburire na fege se twongere tubone gufata imirimo tujye ku yindi deal turafata ku kagongo kazi sawa rafiki yangu hapa wageze izo wageze waje tukajya gukora ibyo dukora hariya umva none se uraza ryari ipongeze ndi kuza wallahi nabidaje ambaye nka rero gihe icyo kintu cyo kumbwira gutererwa umurako ari kuza ntabwo mbizi man ngwino man muje tugende tubanze turebe ino mizigo n'iki na hano kwa ipesa kinagashi kindi mbuza wallahi nabidaje fo aba bakuru wese ko mbona kuva kare bangenze hora iyi mizigo nawe bayibona ngabo ni karitasi wallahi nimbeba ntabwo uri kubareba wowe we biteze sha Byiza. none se bakuva kare nawe nyuma mucunga dufitanye ikihe kibazo kibazo kitanye ntabwo we ese wallahi tubasha gukora intambara aho ngaho tubanze dukore fight wallahi atira umujeni umwanganga wallahi mushaka gukora intambara Ufite ikihe kibazo? Oya tuza nabyina. Oya nabyina. none ko mbona mwangenzeho cyane mufite icyo manga Oya mureke tubumva se. we ndabona wagira ngo uvuye muri kashi Se mwamvire kuri garafure. uretse gato tubanze turumva Mwavuye ma. bipoye kato umva sasa mutaka ni Twumve uvukono. Cyano. bimeze bite biki Cyano hetse tere ko umuntu wanyogoswe ndanze gukoze n'icyo una kintu ufite telefone ufite igishaka zana na telefone kawe Asa mwana na phone ufite urambaza ikimana. zana phone amukinga No sundi murambaza. izo boro naba asunde peti cyangwereka amenyo Mureke twigendere. Asa kuri mushaka kutajya.
tuza man tuza Petit unajya kukunywera ifete ngahita nkuraburiza wallahi nta bintu by'ibikiro wewe anze unkoze minsi wowe soma uzi gusoma soma Fone na ifashe wafashinga iki iraga mwana mwadoye telefone yacu mwana uranze ubesha nadoye telefone yacu mwana nakurabuza nakushoreza wala tudoye telefone yacu mwana ako mujama ko mfite ibisazi wala manzuka mwana basi muna kigendera kumutaka rusindura uri guseka ndashaka ituma mutaka rusindura uri guseka bati muna kigendera mwana muretse tuzi ubundi ni iki kibagenza tuzi bareke tumuwache ni iki kibagenza tumuwache muragenza bari kuvuga ngashoreze wallahi nukuvanga iki komana ukora ariko wallahi umukuyeho ni cyangwe tubabwire ikibazo uragishaka ni cyangwe wallahi gashoreze wallahi reka bipanga naka gapetile mu bandore wo mukoboye man gashoreze wallahi ikibazo dufite mwebwe babiri bucya mu muragenza bani nyine ikibazo dufite turambura icari nyine nukuvuga ngo amani barubura duciye duhura n'abakobwa bivuga cyangwa ngo ntabwo ukuramwe amaso man inigariko nyine ukuntu bimeze twebwe duciye hano hepfo sibyo nta mikino ufite man uvuga hanga cyo ni iki kibagenza hanga nyine duciye hano hepfo sibyo dusanga ari abakobwa bari baratubwira ngo hari abantu bambuye ati mwadufasha uratonoka tukabonamo abambuzi ntabwo mvuze ko murambuzi nahita nkukuramo ntabwo ari ko mvuze jangoye n'amata nyine genda umwicaye jangoye n'amata bose byibura ngo sibyo ubundi ibintu n'ibisatsi babikukuramo nkabanza nkagukuramo ingoro nyine ukuntu bigenze sibyo nuvuga ngo duhe n'abakobwa hano hepfo ni bashiki bawe ni bene nyoko nabo kwa siko wanyu cyangwa kwa nyoko wanyu nyine nabo duhuriye mu nzu bari kugira ushinzwe iki mu mudugudu ushinzwe iki umuturage uri kuri waruje oya urazi tubaza batubonye saba abakobwa turi kumwe nabo basingane icyo gipeti kiraburiza wallahi kiraburiza abakobwa bari bari kandi bari kuvuga ngo nibataye wabo barabaraza bagasora nyine mwadufasha byibura nyine mugafata ibyacu ariko uranzi se kamwe gusa beta sinzira ari gusa wowe ikibazo ufite n'ikemwe nyine mwadufasha mukabika tukaba ibiki tubanye reka nzabanze mukubita kana sinzira ari guseka ako petero cyangwa akwanditse mwatubuyo